Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo Rwanda n'umwanya w'amakuru mujye kugezwa nanjye Aime Bote Mushashi mfatanije na Fidel Elizabeth Imbuto. Bamwe mu baturage bavuga ko muri uyu mwaka mushya 2025 biyemeje kurushaho gukora imyitozo ngororamubiri kuko basobanukiye ko ari isoko yo kugira ubuzima bwiza. Ni mu gihe Minisiteri y'Ubuzima nayo ivuga ko kwicara umwanya munini biza kwisonga mu gutera indwara zitandura. Ni inkuru yateguwe na Karine Umutoni afatanije na Celestin Gataraya. Kumva ufite mbese ubuzima kumva umeze neza mu mubiri wawe. Muganga Robert ni umusaza w'imyaka 76 y'amavuko utuye Gacuriro mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Avuga ko yiyemeje kugira umuco wo gukora siporo aho yikora mu gihe cy'amasaha 2 agenda n'amaguru. Bikora nka gatatu mu cyumweru, gatatu kane mu cyumweru. Bo nka Gacuriro nkaza nkongera ngasubirayo, ngafata douche, nkanywa icyayi nkumva ameze neza. Kuko mu myaka turimo ubi nisuzuguye wasanga nta nubu nukubikora kandi kumva ufite mbese ubuzima kumva umeze neza mu mubiri wawe. Muganga avuga ko nta gahunda afite yo guhagarika gukora siporo ibintu ajyanisha no kwita ku mirire ye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Ibi ntabwo nabivamo. Nukubikomeza neza nkabikomeza. Ikindi ngomba kubabwira ntabwo nywa za alcool. Kumwe ndavamo ngende ni nywa amazi menshi. Amazi mu gitondo bishoboka. Nurangiza rwose nkumva ndahumeka neza, nkumva ameze neza cyane rwose ntabwo ndwaragurika ngira ngo kwa muganga mpajyaho gake cyane ntabwo sinanabyibuka donc numva umutima utera neza mbese nkaryama neza kandi rero nkuko nababwiraga mu myaka ndimo ntabikoze wasanga umuntu agenda yubu wabaye wamuzehe wa wundi utibitabapfa ibimaze kuvuga nabo banyigireho surtout bari mu myaka yacu n'abatoya kuko hari abatoya batakiva no mu bibera mu mamodoka bagenda gute. Imodoka ni nziza ariko ifo kugira igihe umutima wawe utera neza ukagenda. Ku rundi ruhande abakiri bato nabo bavuga ko muri uyu mwaka wa 2025 biyemeje kurushaho gukora siporo kuko ibafasha kugira ubuzima bwiza. Nyina football iyo ndi gukina ni ikintu cya mbere mu buzima kinshimisha kibaho. Kuko mbikora mbikunze ngandi nkabikora mfite intego z'ejo hanjye hazaza heza. Ikindi nkanjye nk'umukobwa impamvu nyina football iyo nyikina nyine mba numva umubiri wanjye urushaho kuba wamera neza kandi nkumva ko ngumya ndi physical fit byamfasha kuzamara n'indi myaka myinshi nkarenza n'ijana. Bindinda kugira umubyibuho ukabije cyane nk'uko ndeba ntabwo mbyibushye cyane bindinda kurwaragurika kuko igihe meruka no kwa muganga ni kera cyane nubwo nabyibuka. Intego mfite nta yindi n'ukongera imbaraga ziruta iz'umwaka ushize. Nkaba nkunda siporo ya atletism hano kuva hari dutangiye tugera hariya uko bitanga inshuro 3 ariko igihe kiragera ukagera ku 9 ntago njya apfa kurwaragurika uko mbonye. Siporo ni akazi murabibona amakipe abakinnyi birabahemba n'ikindi bibafasha mu mubiri no kutarwaragurika. Abakora mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko gukora siporo ari kimwe mu bifasha abantu kwirinda indwara zirimo nk'indwara zitandura nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso, diabete ndetse na kanseri. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko abantu bakwiye kumenya ibyo bakora ngo birinde indwara. J'ai demandé à tout le monde de se lever quelques minutes parce que hano nigeze gusaba abantu guhaguruka iminota mike bitewe nuko kwicara umwanya munini ari intandaro y'indwara zinyuranye. Iyo urebye muri rusange ku munsi hari abantu bamara amasaha 7 cyangwa 8 bicaye. Iyo batwara imodoka babicaye, hari abicara umwanya munini bari mu kazi, iyo bagiye mu kiruhuko ku manywa nabwo aho bagiye baricara. Kandi ugasanga bicaye mu nama, iyo ubaza ayo masaha yose hari igihe ashobora no kugera no ku 12. Hari abagera mu rugo bakicara bareba televiziyo ubundi nyuma yaho bakajya kuryama. Icyo ni ikibazo gihangayikishije kandi iyo mpamvu iza kwisonga mu gutera indwara zitandukanye. Ibyo rero bigomba guhinduka kugira ngo twirinde ibibazo by'indwara tubona ku bana, abantu bakuru ndetse no ku baganga. Aho tubona ibibazo bikomeye tutabonaga mu myaka 20 ishize. Nitutagira icyo duhindura bizatuma igice kinini cy'ubuvuzi kizajya kibanda mu gusana cyangwa kuvura ibyo twakabaye twarakumiriye. La réparation des dommages qui ont été causés par une longue durée
d'exposition qu'on pouvait prévenir. Minisante ivuga ko mu kwita ku buzima bw'abaturage harimo no kongera umubare w'abaganga b'inzobere, aho nk'ikigo IRCAD umwaka ushize warangiye kimaze kwigisha abaganga babaga hatabayeho kubabaza umubiri cyane barenga 300. Abagenda mu karere ka Huye banyuze mu bice bimwe byakunze kujya bigaragaramo ibibazo by'ubujura n'urugomo, harimo by'umwihariko umuhanda wa Kaminuza Mukoni werekeza Impare no mu murenge wa Gishamvu. Bishimira uburyo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka wa 2024 umutekano wakajijwe muri aka gace, bakifuza ko ibi byakomeza cyane ako mu bihe byashize muri aka gace wasangaga abajura bambura abantu mu gihe butangiye kugoroba. Ni inkuru yateguwe na Christine Ndacyayisenga. Ishyamba rya Kaminuza mu muhanda werekeza Impare, muri uyu muhanda niho hakundaga kugaragara ibibazo by'umutekano muke, by'umwihariko abanyura muri izi nzira bavuga yuko wasangaga mu masaha nimugoroba ndetse no mu masaha ya kumanywa harimo insoresore za bategaga zikabangiriza umutekano. Mu gihe cy'iminsi mikuru nibyo wasangaga n'ubundi umuntu arimo akora kugira ngo abone uko azigenza ku munsi mukuru, ariko hakaba n'abandi barimo bashaka imbaraga zo kugira ngo bazacyucyura abantu, kuko hano barahamburiraga n'uvuye kugura ikiro cy'umuceri tumba cyangwa ikiro cy'inyama bakana bakabimwama. Umumotari yaratambukaga agasanga bamuteze, uri kumva uri kuri moto ntago wabasha guhita witabara bibangutse. Mbere byabagaho na cyane ugasanga n'umuntu bamukubise bamukomerekeje. Kuri ubu abakoresha uyu muhanda baba abanyamaguru kimwe n'abatwara ibinyabiziga bahanyura ntacyo bikanga, bagasaba ko byahoraho ntibirangirane n'iminsi mikuru. Byiza bibaye ngombwa ko umutekano wahora nk'uri hari muri minsi mikuru ukahoraho muri gihe cyose, byaba ari byiza. Uyu munsi bw'uratambuka kugeza saa 6 za nijoro umutekano uhari nta kibazo, ari full. Abamotari bo barakora guhera mu gitondo kugeza none nimugoroba, none mu gitondo ubundi ni 28 kuri 28. Ubu nta kibazo gihari, umutekano nta kibazo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Hitiyaremye avuga ko ku bufatanye n'abaturage bishimira ko umutekano wagenze muri ibi bihe by'iminsi mikuru haba mu karere ka Huye no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange. Ibi ngo bizakomeza no mu bindi bihe, akaba aburira bishora mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, abibutsa ko nta mwanya bafite. Umutekano wari mwiza mu mikuru isoza umwaka, polisi twari twiteguye tubungabunga umutekano neza. Mumaze iminsi koko mubona abapolisi ahantu hatandukanye harimo n'ahajyaga hagaragara abahungabanya umutekano. Ibyo ni ibintu dukora tugendeye ku makuru tuba dufite kandi aba yatanzwe n'abaturage. Ari nayo mpamvu dusaba abaturage gukomeza bwa bufatanye mu gutanga amakuru kugira ngo dukomeze gukumira ibyaha bitaraba. Umutekano ugomba gukomeza ukabungabungwa bijyanye n'uko tubona situation cyangwa se ibintu bimeze. Polisi zahora dubungabunga dukumira turwanya ibyaha. Turaburira utekereza gukora icyaha wese ko nta mwanya afite, nta gahenge dushobora kumuha. Polisi yizeza abaturage umutekano usesuye. Imibare itangwa na polisi igaragaza ko mu gihugu hose hagaragaye ibikorwa by'urugomo 38 byaturutse ku businzi, ndetse hanafatwa abantu 28 bari batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Huye. Aborozi n'abayobozi b'ikusanyirizo ry'amata mu karere ka Karongi barataka ibura ry'umukamo uhagije w'amata kubera ko inka nyinshi zorowe zidatanga umukamo uhagije, mu gihe n'izikanwa bifatika bidashoboka kugeza ayo mata ku ikusanyirizo rimwe rukumbi ribarizwa muri aka karere. Ni inkuru yateguwe na Afrodis Muhire. Ibi bibazo Siriro Munyembaraga bisobanura atya: umubare w'inka za Karongi ni nk'izina. Inka za Karongi ni za nka zidatanga umukamo. Iza nka zitangwa n'uyihawe ntagira ubwatsi bwo kuyiha, urumva rero nk'ikamwe icyo yariye. Ni umucungamutungo w'ikusanyirizo ry'amata rya Rubengera, rikaba ari ryo ryonyine ribarizwa mu karere ka Karongi. Iri kusanyirizo rirataka kubura amata ahagije ngo ribashe gukora ku bushobozi bwaryo, nk'uko Siriro akomeza bisobanura. Amata ntabwo tuyabona uko byakagombye kuba bikwiye, kubera ko buriya dufite igikoresho kibika amata kura ijya muri litiro 2,000. Urumva rero ntabwo navuga ko tuyabona kubera ko tutayikoresha, ntabwo dushobora kubona amata agiyemo. Ku munsi twakira litiro 300. Urumva 300 ntabwo wazishyira muri kura yakira 2,000 ngo bikunde. Igihombo cyo kirahari. Buriya iyo wacuruje amata makeya ntabwo wunguka nk'uwacuruje menshi. Ku zindi za MCC zizamutera nahe ubona ku munsi wakira litiro 2,000 3. Urumva rero umuntu ucuruza 2,000 twebwe tugacuruza 300, urumva ko umusaruro wa mukeya. Turamutse tubonye amata menshi arenze litiro 1,000 ku munsi, Inyange yatugurira, ariko Inyange ntibemera kuza gutwara makeya dufite.
ni mu gihe nyamara imibare igaragaza ko aka karere kabarurwamo inka zisaga ibihumbi 40. Bamwe mu borozi nabo bagaragaza ko ibura ry'umukamo uhagije rituruka ku byo bagaburira inka ngo ndetse bikunze no kubura cyane cyane mu gihe cy'izuba amata akabura atyo. Biterwa n'ubwatsi budahagije kandi na bya biryo byo mu nganda bituma zikamwa ntabyo tubona. Umukamo ntabwo uhagije. Abajyana y'amata urubengera ni aba bandi bafite inka zikamwa hejuru y'amacupa 7. Naho izindi rero zikamwa 5, 4 tuyagemura muri za butike. Muri butike ntabwo byungura. Ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu borozi bafite inka zikamwa bifatika. Aba borozi ngo amata bayagurisha amabutike amwe namwe n'ahandi hadahoraho, bigatuma mu gihe cy'umurumbuko w'umukamo babura aho bagurisha amata, bagahitamo kuyihera abaturage nta kiguzi. Inka ni nyinshi mu mibare ariko amata ntayo. Muzungu Gerard uyoboye by'agateganyo akarere ka Karongi atangaza ko nubwo nta wakwirengagiza ikibazo cy'inka zidakamwa amata ahagije zorowe n'abaturage benshi, ngo n'aborozi benshi biyororeye inka zitanga inyama gusa kubera ko zifite icyashara muri aka karere. Gusa ikindi numvise niko isoko ry'inka z'inyama riri hejuru kubera tuturanye na Kongo. Igiciro kiri hejuru cyane ku buryo usanga inka hano bayigurisha miliyoni 800, miliyoni 200. Rero usanga abantu benshi za nka nyinshi bavugaga zijyana muri bucuruzi bw'inyama. N'ubu hari umushinga tugiye gukorana na Minagri-Lab mu mirenge ya Murundi, Murambi, Rugabano, Ruganda na Gashari, umushinga w'ubworozi bw'inka z'umukamo. Ibyo byose nibyo dushaka kugira ngo bizamure umukamo w'abaturage, ariko nabo nubwo leta izatangamo inka ikatanga ubumenyi kwigisha abaturage, ariko abaturage bacu tukubakangura ko ahari amahirwe umusaruro. Cyakora nta mibare twabonye igaragaza inka zikamwa uko zingana n'inka zitanga inyama uko zingana. Ni nako kandi nta ngano y'amata twabonye akamwa muri aka karere mu gihe runaka. Uba maso ahanzwe ibisubizo byitezwe ko bizazanwa n'umushinga wa RDDP ya 2 ugiye gukorera bwa mbere mu karere ka Karongi. Mu kuwutangiza mu mezi arenga 3 ashize, byatangajwe ko mu byo uzibandaho harimo no guha aborozi icyororo cy'inka zitanga umukamo utubutse ndetse no kwigisha abahinzi guhinga ubwatsi bwera vuba no kubuhunika. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, i Karongi. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'abangavu basaba ababyeyi by'umwihariko kuba hafi y'abangavu baterwa inda kuko iyo bidakozwe bituma batakaza icyizere cyo kubaho. Ni mu gihe imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu mpera z'umwaka ushize 2024 igaragaza ko abangavu babyaye 63% bahuye n'agahinda gakabije kubera gutereranwa n'ababyeyi babo. Ni inkuru yateguwe na Enora Gladys. Ubuhamya bw'abangavu batewe inda bwumvikanisha ko gutereranwa n'inshuti n'imiryango yabo byabagizeho ingaruka nyinshi zirimo n'ibyago byo kongera kwishora mu ngeso mbi. Akenshi iyo tudafashijwe na sosiyete cyangwa ababyeyi duhora n'ibishuko byinshi. Nk'ubu yaba wenda ntafite ibintu nkora siko mba nshakira amafaranga mu bindi bintu bitagize ikintu bimariye. Nk'urugero nko kujya mu bagabo kujya abayame, ariko ubu ntabwo najya mu bagabo kuko mfite ibintu byo gukora. Urumva ubuzima bwanjye ntabwo bwapfa bwa kabiri kuko mfite ikintu cyo gukora. Ariko ubu nta kintu mfite, umuntu ashobora no kunshukisha inote y'ibihumbi 2 cyangwa 1,000 kugira ngo aburire umwana, nkajya gukora bya bintu bibi bikongera bikanyicira ubuzima, nkaba nabyara bwa kabiri. Ariko ubu ngubu ko twize tugahagurwa ibintu byose tukaba tubizi, nkaba mfite n'ikintu nkora, ntago nagenda ngo umugabamo amafaranga kandi nanjye nyabona. Iyo tabonye umuntu kuba hafi mu gihe uri muri ibyo bibazo, hari gihura n'ingaruka nyinshi kuri wowe. Wenda nk'urugero natanga, hariho kutiyakira nko ku mwana wawe, ukumva ko igihe cyose iyo umurebye cyangwa yakuri imbere bitewe n'ibibazo ufite wumva ko ari wowe wabiguteje, bikaba ngombwa ko wumva utamwiyumvamo bitewe n'inzira biba wenda byaranyuzemo, kuko bica mu nzira nyinshi zitandukanye. Bikaba ariyo mpamvu iyo udahuye n'umuntu ukuganiriza akakubwire ko ibyo ari ibintu bishoboka, ko hari aho ugomba kuva naho kugera, biraguhungabanya cyane, ukagira agahinda gakabije ndetse no kwigunga, ukumva ko utajya mu bandi. Nyine iyo ababyeyi badutereranye mbese na sosiyete nk'abandi urungano rwacu bakadutererana kuvuga ati mwe mwarabyaye mwishoye mu ngeso mbi, tuheranwa n'ubwigunge, bamwe bakaba banatekereza no kuba bakiyambura ubuzima, ukumva nyine ugize ipfunwe nyine. Ariko iyo nyine badufashije
bakatuganiriza bakaduha ayo mahugurwa turitinyuka tukumva ko ubuzima bugomba gukomeza. Ababyeyi ku ruhande rwabo basanga abangavu batewe inda bagomba kwakirwa no gufatwa neza nubwo kubyakira bikimara kuba biba bigoye. Umubyeyi atereranye umwana atwite rimwe na rimwe hari igihe umwana agera gutya akavuga wenda akajya ngo agiye mu miryango akagenda akajya gukuramo yanda cyangwa se akamubyara umwana akamuta, ariko iyo umwana utamutereranye abona ko umufitiye urukundo, abona ko ari umwana nk'abandi, aricara akabyara ukamukarera. Ariko iyo umutereranye umwana bigihomora ugasanga yamutaye mu mihanda cyangwa aramubyaye amuta no kwa muganga bahita bamwitwarire aho abonye hose akamusiga ati abahita baramutwara. Gira ingaruka nyinshi cyane, bamwe nakubwiye ko biheba, abandi nabo ubwo bigenze gutyo bakabona utabitayeho hari igihe bashobora guca inyuma, abandi bakabagira inama ugasanga inda bazikuyemo. Urumva ko ari ikintu kiba kigoye, ariko nk'umubyeyi biba bisaba kugira ngo umwegere umuhumurize ntumutererane ukamwegera. Umuryango Reba Ejo ufasha abangavu batewe inda ugaragaza ko ubufasha bwa mbere abangavu bakenera ari ukubona umuntu ubatega amatwi. Ntacyo washobora kubakorera utabanje kubatega amatwi no kubumva ngo babanze bakire ibikomere bafite. Niyo muri rwa rwego rwo kubatega amatwi hari igihe muri ryabanga ko dufite umukozi ubushinzwe kubatega amatwi kubunganira muri bya bibazo byabo. Hari igihe akubwira buri mwana tumufungurira ifishi y'amateka ye, iyo mu byo akubwira hari igihe anakubwira uwamuteye inda, hari n'ukubwira ati yewe ndamuzi ni kanaka nyine wanteye inda ariko yanze ko twandikisha umwana. Yuko muri iyi myaka bamaze bakize ibikomere baratinyutse bajya gusabana, ubundi bagumaga mu ngo akumva nyine afite iryo pfunwe ryo kujya mu bandi, akumva atavuga ibibazo bye, atavuga uwo babyaranye, atavuga mbese ibyinshi ibya bikomere barabikize. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro arambye Interpeace ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mpera z'umwaka ushize wa 2024 bwagaragaje ko 15.3% by'abangavu batewe inda baminishijwe, abandi barenga 71% bakabwirwa nabi n'ababyeyi babo ku buryo bamwe muri bo bashatse kwiyahura. Enora Gladys, Televiziyo Rwanda. Kamonyi habera igikorwa cyo kwimura imibiri 362 yabaze jenoside yakorewe abatutsi, ikaba ivuye mu murenge wa Musambira mu kagari ka Rukambura ahitwa mu Bitsibo. Ni imibiri yarishyinguye mu buryo butanoze mu gihe hari gahunda yo gushyingura mu nzibutso ziri ku rwego rw'akarere aho imibiri basha kubungabungirwa hamwe n'ibimenyetso cyangwa amateka bya jenoside. Alex Namahoro arakomeza. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abayirokotse bagiye bishakamo ubushobozi bwo gushyingura ababo, ariko ari ukwirwanaho bakabikora mu buryo butanoze. Gusa uko igihugu cyagiye kiyubaka uburyo bwo gushyingura bwagiye buhinduka. Intangiriro za 2025 zibaye ibihe bidasanzwe ku bari bafite ababo bashyinguwe mu mva ya Bitsibo mu murenge wa Musambira. Hashize imyaka ndakeka hafi 30 twabashyinguye 1996 ku buryo imva bari barimo hari uburyo zishobora kwangirika. Bikorwa twa tumaze igihe tugitegura none tukigezeho, turumva turuhutse kuko tubashyinguye ahiyubashye mu cyubahiro cyabo. Twaba twumva ko ari imbaraga kuri twe kuko tuzajya tubibuka mu buryo bunoze ndetse no mu buryo burambye. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko gahunda yo guhuza inzibutso irimo kugenda neza kandi agashimira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakomeje kuyakira. Aho twatangiriye iki gikorwa tumaze kwimura imibiri yari ishyinguye mu mva 19 ndetse n'inzibutso 6 zarahujwe, bivuga ko ubwo dusigaje guhuza urwibutso rumwe n'izindi mva 20, inyinshi zikaba ziri mu karere ka Gisagara na Nyanza. Nicyo gikorwa rero dukomeje n'ubu ngubu tukanashimira cyane imiryango ya Bitsibo yemeye ko twimura abavandimwe bari bashyinguye muri iriya mva, kubera ko ahanini usanga izo mva zitujuje ibisabwa ariko zinashobora kwangiza imibiri izishyinguyemo. Hari izo usanga zarangiritse amazi yinjiramo cyangwa se zigeze igihe zikeneye gusanwa kuko zubatswe nta bushobozi buhagije buhari, abantu bihuta ngo
twuzuze ibisabwa nk'uko urwibutso ruba rumeze. Umuyobozi w'umuryango Ibuka mu karere ka Kamonyi Benedata Zakari avuga ko nibura mu mwaka umwe imibiri itarashyingurwa mu nzibutso zo ku rwego rw'akarere izaba yamaze kwimurwa. Gusa mu rwego rwo gukomeza guha agaciro abashyinguye mu rwibutso rwa Kamonyi hari umushinga wo kuvugurura uburyo bashyinguwemo. Tuzakora rero ni ugutunganya imibiri muri aya masanduku twangiza tukayimura muri aya n'imishyashya noneho tukayishyira no mu ma etajeri. Amasanduku twatenyaga ntabwo turagera ku mubare twifuza, ariko niturangiza icyo gikorwa muri faze ya mbere tuzahita tumenya n'andi dushobora kuba twakenera nyuma kugira ngo nayo n'andi asigaye ya mibiri nayo tuyihindure mu masanduku. Ubu izisigaye ni imva ziri muri Nyamiyaga irimo abantu 80, hakabamo n'indi mva iri Ikigwa irimo abantu 122, ariko uko iminsi igenda iza bigaragara yuko turimo kugenda n'abantu babyumva kandi bakadusaba ko dushobora kubafasha no kubaherekeza muri urwo rugendo kugira ngo imibiri itunganywe yimurirwe mu nzibutso. Uhagarariye abashyinguye kuri wa gatandatu avuga ko bakomeje gushishikariza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kwemera gushyingura mu nzibutso zo ku rwego rw'uturere kuko ariho hari umutekano usesuye kandi bikananoza uburyo bwo kwibuka. Gusa ngo baracyaha agaciro aho bagenda bimura imibiri ku buryo bazajya bakomeza gutegura gahunda yo kuhibukira, ari nayo mpamvu buri murenge ugira itariki yo kwibuka bitewe n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gace uherereyemo. Alex Namahoro ku Kamonyi. Imwe mu miryango yo mu turere dutandukanye two mu ntara y'Amajyepfo yita neza ku turima tw'igikoni igaragaza ko mu bihe by'imvura biba ari umwanya mwiza wo kurushaho gusana no gutegura utu turima bakanatera imboga. Ibi ngo bituma no mu mpeshyi babona imboga ubwo ahandi ziba zihenze. Ni inkuru yateguwe na Consolate Kamagaju. Mu mudugudu wa Taba mu kagari ka Bukomeye mu murenge wa Mukura ni mu karere ka Huye, imbere ya buri rugo uhabona akarima k'igikoni. Imboga kuri ubu ziratoshye. Mu bihe nk'ibi by'imvura ngo nibwo abaturage bafata umwanya bagatunganya neza uturima twabo tw'igikoni, bakanatera imboga ku buryo mu bihe by'izuba imboga zabo ziba zarafashe neza. Ibi ngo babifashwamwo ahanini n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Cy'imvura dutegura akarima k'igikoni tukagasana tukareba nimba mu gihe cy'izuba kazaba kameze neza, hanyuma nyine mu kugategura tuba tugira ngo izuba rizajye kuva kameze neza, tugakontorora neza kugira ngo nyine izuba rizave kameze neza. Igihe ziba zihenze twebwe ntabwo ziba ziduhendeye kuko tuba tuzifitiye, ahubwo dusagurira n'amasoko mu gihe nyine ziba zahenze. Abaturage hano muri uyu mudugudu bamaze kubihindura umuco, wabaye umuco kuko mu gihe imvura ibirimo iragwa nibwo batangira gutegura za mboga zitandukanye. Ku batuye mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza nka kamwe mu gace k'amayaga no mu bihe nk'ibi usanga izuba ricanye. Ku bamenye akamaro k'akarima k'igikoni usanga bafite imboga zitoshye, ni mu gihe abandi baba bari kuhira. Gusa bamwe bagaragaza ko iyi gahunda y'akarima k'igikoni igenda yibagirana, aho usanga hari ingo zitagafite. Mu mayaga hari ikibazo cy'amazi, ariko umuntu aragerageza ayo wogesheje ibintu ukamena mu mboga urabona ko zisasiye nta kibazo zifite. Kubera nyine umuntu aba ari mu kazi, hari igihe nyine ugatera, wamara kugatera kubera kubyuka ujya guhinga ukabura intege nyine zo kongera kuvomera, imvura yabaye nkeya ntabwo bikirimo imbaraga cyane. Ibibazo nk'ibi bya zimwe mu ngo zitita ku turima tw'igikoni bigaragara mu turere dutandukanye two muri ntara y'Amajyepfo. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege ashishikariza abaturage kurushaho kwita ku turima tw'igikoni kuko tugira akamaro mu gufasha abaturage kubona indyo yuzuye. Ku bamaze kumenya iyi gahunda navuga ko ni gahunda yagiye ifasha ingo by'umwihariko kugira indyo yuzuye ku rwego rw'ingo, ariko bikanafasha by'umwihariko no guhangana n'ikibazo cy'igwingira. Ubu tugeze ku gipimo cya 16 tuvuye hejuru ya 30, birumvikana ko n'imbaraga zunganirana, ariko tuvuga ngo ni gahunda yagizemo uruhare ko indyo yuzuye dushishikariza abaturage kuba bategura mu ngo, ariko by'umwihariko abagaburira abana nuko haba harimo n'imboga. Imboga rero zikaba zituruka mu karima k'igikoni. Ubushakashatsi ku buzima n'imibereho by'abaturage bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bwerekana ko 33% by'abana bari munsi y'imyaka 5 mu Rwanda bafite ikibazo cyo kugwingira. Uyu mubare muri 2024 wagombaga kugabanukaho ukagera kuri 19%.
bana. Gahunda y'uturima tw'igikoni ifasha imiryango kubona imboga hafi ikaba rero ari imwe muri gahunda yagombaga gufasha uturere mu kwihutisha gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Consolate Kamagaju mu ntara y'Amajyepfo. Abatuye mu murenge wa Butare mu karere ka Rusizi bavuga ko kuba umuhanda uhuza umurenge wa Bugarama na Bweyeye unyuze muri uyu wa Butare udakoze bigira ingaruka ku ngendo zabo za buri munsi kuko hari ubwo imodoka zimara iminsi zarahezemo kubera ubunyerere. Bongeye gusaba ko uyu muhanda wakitabwaho ugakorwa kuko wabafasha kunoza ubuhahirane. Ni inkuru yateguwe na Clementine Uwiringiyimana. Abagaragaza iki kibazo biganjemo abakora imirimo y'ubucuruzi muri uyu murenge wa Butare bavuga ko imodoka zikoreye ibicuruzwa zishobora kumara iminsi myinshi zaraheze muri uyu muhanda bikabatera ibihombo. Kugira ngo ugere ku muhanda wa Bweyeho ari kaburimbo usanga imodoka iraye mu nzira nka kabiri kubera umuhanda mubi. Niyo inyuze Kamembe ikazana Bugarama naho ni umuhanda mubi ku buryo tujya kubona ibicuruzwa bimaze nk'icyumweru twarabiranguye kandi icyumweru cyakabaye kirangira ahubwo dufite inyungu kuri ibyo bicuruzwa. Bikunda kugira ino byangiritse nk'ibi bifunze mu binyobwa akeshi biraturika bikameneka, yaba ari ibirayi imodoka bigize pane kubera umuhanda mubi yamara mu nzira icyumweru bimwe bikatugeraho byaboze. Uyu muhanda uturuka Kamembe kugera mu Bugarama urimo kaburimbo nubwo naho ari igice kinini cyamaze kwangirika. Abakenera gukora ingendo bakoresheje uyu muhanda wa Bugarama Butare Bweyeye nabo bavuga ko batoroherwa n'ibiciro byo gutega moto kuko nazo usanga zibaca menshi bitewe no kuba zinyura mu muhanda udatunganije kandi nta modoka zitwara abagenzi. Akaba aribo bahera basaba ko watunganywa. Kuva hano ujya Nyakabuye cyangwa Bugarama kuri moto ni 600, ku itagisi ni 500 ujya Kamembe, ujya Bugarama ni 300. Iyo byanyereye na moto ntiharenga mbega ijya mu Gasumba ishobora no kuhamara iminsi 3. Ubuhahirane usanga ntabwo bigenda neza. Mutuvuganire tubona umuhanda mwiza nyine umeze neza. Igira ingaruka zo kukerererwa mu nzira, noneho igishoro twari dufite nibaranguye ibintu byihuta byashaka gusohoka bigatuma bikerererwa ntubashe kubona uburyo umusaruro wiyongera cyangwa se inyungu wari witeze ntiziboneke. Ubu tumeze neza ariko tubonye umuhanda byarushaho kudufasha cyane. Igice gituruka Pindura kigana Bweyeye kireshya n'ibirometero 32 cyo cyamaze gushyirwamo kaburimbo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Habimana Alfredi avuga ko uyu muhanda wamaze gukorerwa inyigo ku buryo mu bihe bya vuba uzatangira gukorwa nubwo nta gihe kizwi yatangaje. Umuhanda wamaze gukorerwa inyigo, ikigo cya RTDA kiri mu nzira yo kuba cyawukora. Turabizeza rero ko mu minsi iri imbere ikibazo cy'uriya muhanda kizaba cyakemutse cyane ko ni ikibazo kizwi, ni ikintu umuhanda wamaze kumenywa ko ukenewe kandi wafasha abaturage ba Bugarama bajya Bweyeye n'abandi bajya Kigali batarize kuzenguruka banyuramo bagatungukira Pindura. Umuhanda rero wamaze gukorerwa inyigo ushobora kuba uri muri gahunda yo kuba hatangirwa amasoko ngo ukorwe. Uyu muhanda Bugarama Bweyeye ufite ibirometero 67 uramutse ukozwe ukaba wafasha abaturage barimo n'abatuye umurenge wa Butare kubona uko bageza ku isoko umusaruro unyuranye uturuka muri ibi bice. Wanoroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye n'u Rwanda muri aka gace ukagabanya impanuka zikunze guturuka ku migendekere mibi yawo, dore ko kugeza ubu namaze kugwamo imbangukiragutabara 2 zitwara abarwayi. Clementine Uwiringiyimana, Rusizi. Mu gihe mu karere ka Rutsiro hari abatuye mu murenge wa Mukura ukora kuri parike ya Gishwati Mukura basaba kwishyurwa amatungo yabo yariwe n'inyamaswa. RDBO ivuga ko ayo matungo aribwa n'imbwa z'agasozi, nyamara imbwa ngo ntiziri mu nyamaswa zishyurirwa n'ikigega cy'ingoboka kumanuka ziterwa n'ibinyabiziga cyangwa inyamaswa SGF. Ibindi na Faraji Nitegeka. Icyo gikoko cyaje nk'igihe cya saa moya n'igice. Dusengimana Jean de Dieu na Nyandwi Ntawizera ni bamwe mu baturiye pariki ya Gishwati Mukura. Amatungo yabo yishwe n'inyamaswa batazi, basaba guhabwa indishyi ariko bagaragaza ko byananiranye. Numva ko badufasha ibyo bikoko bya parike ko bajya batwishyura kubera zitwangiriza cyane. Bimwe bavuga ngo nimbwa, izo mbwa zidafata inkoko, nimbwa bwoko ki? Inyamaswa yaraje indira inka imaze kuyirya, ntabaza ubuyobozi mbereka ibyabaye, mbereka n'ikiraro nari nororeyemo, barangije ngo iki kiraro ngo ntabwo tukemera. Ngo abaturage ngo bavuga yuko ibibazo dufite ngo ari imbwa ngo ziturira amatungo. Imbwa nizo ziza zikica inka, zikanyunyuza amaraso y'inka zikayamaramo zikayigira gutyo. Nubwo hari abaturage bavuga ko batazi inyamaswa zica amatungo yabo,
hari abemeza ko ari imbwa z'ibihomora, ariko mu by'ukuri ni imbwa zona, ntabwo ari inyamaswa. Iyo nyamaswa ntiturayibona, cyane cyane izo mbwa ziza zigafata n'amatungo ku manywa imvura ihise, noneho bamwe tukanazirukaho tukazitesha. Nayo ifite ingurube, noneho nabyibuka mu gitondo ngasanga ingurube yabuze, ngasanga aho byayiririye nkayoga ibyo ari byo, noneho bakambwira ngo ni inyamaswa yitwa imbaka, ngo niyo ikunda ingurube. Ubwo rero naje gutega umutego nkajya mfata imbwa, ku buryo baje kuvuga bati reka dukore ubushakashatsi. Njyewe ubwanjye nagize umutekano, nari maze gufata imbwa 32. Ubwo rero no iwanjye nibwo nongeye korora. Ziba ari imbwa cyangwa izindi nyamaswa zica amatungo yabo. Kubwandagije Imana ukorera ubworozi hafi ya pariki, asanga kuba zaba ari imbwa bitakabujije indishyi. Batubwira ko mu nyamaswa zishyurwa imbwa zitarimo, tukaba twumva ko nazo zashyirwa muri parike kuko ziva muri pariki. RDB ku ruhande rwayo ivuga ko ubushakashatsi yakoze bwagaragaje ko kugeza amagingo aya nta zindi nyamaswa babonye zica amatungo y'abaturage, ahubwo ari imbwa z'inyagasozi. Ubushakashatsi duherutse gukora bukinakomeje bwagaragaje ko mu nyamaswa zangiriza abaturage higanjemo imbwa. Navuga ko ari imbwa z'ibihomora, ariko byanashoboka yuko haba harimo n'iziba ziturutse mu ngo ziri bunasubireyo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwo butangaza ko niba koko ikibazo ari imbwa, hari ingamba zigomba gufatwa. Tukaba rero ari byo tuzaganiraho kugira ngo twemeze nimba izo mbwa z'inyagasozi zigomba kwicwa kugira ngo zitongera kuturira amatungo yacu. Aha mu murenge wa Mukura mu gice gikora kuri pariki, aborozi baho bavuga ko kuva mu mwaka 2021 nibura amatungo yabo arenga 60 arimo inka 10 yariwe n'inyamaswa. Faraji Nitegeka muri pariki ya Gishwati Mukura mu karere ka Rutsiro. Uyu no musozo w'amakuru twari twabateguriye, reka mu izina rya Kipe Ngari twafatanije kugira ngo aya makuru abagereho neza. Mbashimire mwese twabanye. Jyewe ndi Aime Bote Mushashi, narifatanije na Fidel Elizabimbuto. Reka tubifurize kugira ibihe byiza kandi mukomeze kongerwa na gahunda Televiziyo Rwanda ikomeza kubategurira.